mwabuja ageze hera ko ndeba ari gutinda cyane kandi yambwiye ngo duhuriye hano nk'abantu mbona ari gutinda cyane bimeze bite uraho neza komere cyane wahantanze nabyitabiriye cyane aho nari mpuzemo ukuntu hariya hari umuntu duhuye arankenza bibaho ariko ikintu nagushakiraga wa mukobwa byagenze bite yaje kumenya ko hari ikintu najyanye byagenze bite wa mukobwa rero umva ntago yabyitayeho cyane wapi ese akomeza uko twari tumeze ntago mbese nta n'akajisho kigeze kamucaho ngo arebe hirya erega wamufashe umva uzi ko umuyobora erega kiriya cyana kirimo neza ntabwo ubu ukibona ariko warakibona kiriya cyana iyo nyifatishije nanjye mvuga ati ahangaha noneho ariko ko nahakora akantu gafatika nanjye nyine mba numva ameze nabi kandi urabasanga nakugaburira ahubwo ikijyo cya mbere ahita avuga ati sheri nawe ntakubuze uramutegeka ako hari ahantu nakwemereye umuntu wamutegetse ukamubwira ngo oya witirimuka ahangaha mureke ubundi agomba kumva icyo umubwiye ngo mureke ngo agende ngo ajye gushaka ngo aharyama ngo murangire ngo aho yagenda akaryama buriya mba namufashe nyine nawe urabyumva utamubwira ati buretse ariko twikomereze ndabona biba abantu benshi baduhuza ukuntu tukikomeza nawe rero ni vuba vuba ahita binkorera tu umva uri kumuyobora nawe arabizi buriya iyo mageze sijya ko kenshi na kenshi abahoze ariko iyo mageze n'ibyo arimo bihita bivamo mbega muri make tu none se ubu akazi ugiye ugakomereza he akazi ubu ngubu rero akazi ko karacyakora karacyakorwa ubu ngubu ahubwo mu kanya asiye nk'umbipa arambibye yego ariko narindi mu tundi tuntu tw'uturimo two mu rugo nyine abona ntabwo umuntu yabura utuntu aba ari gukora nko gufura yego ahubwo arambibye mu kanya ndaje muhamagare mubaze uko yiriwe wowe umuhamagare niba ngombwa wongeye usubira ariko reka buri muntu yamutekaho n'indi mitwe mabuja ndabikurikirana byose gahunda se nuzi ko yacu ari uguteka imitwe ndabizi nanjye nibyo ubona ndimo ndareba ko havamo akantu gafatika yego noneho rero reka nze nkureke wowe hita umuhamagara wumve icyo yagushakira ngiye kumuhamagara ni mu minota zero ahubwo ubu ngiye kubyubahiriza aho rero fresh tu ubwo kamuhamagare Allo? Mon bébé wiriwe gute se shu? Nega nabonye washatse ariko nyine nari muzi ukuntu tu. None se bimeze bite? Cyameze nyine ubu nanjye mu kanya ndaje nkurebe nanutuntu nayimugiyemo gatoya ndaje nkureba ahubwo witeguye tu. Ko nari nkwitabye. Ikintu nagushakiraga rero najyaga ngo umbwire ibyambayeho cyagiye nose uyu mwana se ni ngombwa ko abyumva cyangwa ubanza ujye kumushyira mu nzu ubanza umuryamishe nase kumuryamisha ni ngombwa ni ngombwa cyane cyari umwana ntabwo yakumva ibintu by'abantu bakuru ariko jya ubikurikirana ariko genda ubanza umuryamishe nari ubwo reka njye kumuryamisha muryamishe vuba ubundi tugaruka nyine tubivuganeho nta kibazo kandi yinjijera nari ngarutse bimeze bite se bimeze neza cyangwa se ibintu byagenze gutera erega uzi ibyabaye burya wa mama nabwiye ngo najye kuryama yasizanye iki size kwibye yaragiye aterura varisi y'imyenda y'umwana ubundi arayitwara uri kumubeshyira mabuja waje byagenze gute ubwo mabuja wanjye yaraje nyine kubera ko byahuriranye n'uko amazi yari yabuze mubwira ko amazi yabuze nari nagiye kuvoma noneho rero nyine abifata uko nguko ariko aritonganya ahita afata umwanzuro w'uko nzajya mva mu rugo ari uko ahari nubwo yabarega ubundi byashatse kuba ntibabura ko bawiba nawe burega buriya byamubayeho bigeze kumwiba mu isoko nyine yagiyeyo agakapu barakamwiba kuzi ko ari byo aherutse no kwirirwa hano agiye mu isoko aje asanga bamwibye nuko nyine nuko byagenze nawe baramwiba ibintu bibaho uzi ibyo umwihorera ujya ukora ibyo yakubwiye ntaribi ubwo bibaho nyine ariko twariyakiriye ni ukwihangana mwese mwabigenza gute nyine ibyo umwihorera ntari ibyo ukora ibyo yakubwiye uzi buriya nubwo wamuhamagaye nanjye nari ndi kugutekereza pe numvaga ashaka kuza kuguhamagara ariko ni ukuri pe nari kuguhamagara nanjye byari bindi mwana kuza kukureba
ariko nanjye nabyumvaga kuko n'uwambwiye ko nkunda nanjye mutamenya ndagukunda cyane pe ahubwo sinzi niba wowe ubyifatamo gute nanjye nabyifashemo neza cyane ukuri ndagukunda pe nanjye ndagukunda ikintu nari mutumye hariya hirya hariya hari umusaza worora inkoko nari mutumye kujya tujya kumutekaho imitwe ni ukuvuga ngo genda banzayo ahubwo nuko mbona no utangiye kutuvangira iri kumwe imvura nimara guhita ngenda banzayo ngende mubwire nyere muzehe umuntu wakurikirana ibintu by'inkoko aza kubabwira ko mugomba gutumiza inkoko ntibamuhinduye ntibamuhinduye urabizi ko nyine gahunda yacu ari imiti ni imitwe ndabizi yewe hanyuma ubu rero ukuntu bimeze nari nzanye kode niko na kode yahindutse yoherezagaho amafaranga noneho rero ufata iyi kode woherezaho amafaranga ubu bwukinze inkoko bazazikuzanire umusibe ejo yewe mugende kumutekaho imiti nawe urabuhasesekaye umubwire yuko urituvuga ngo nguvuga ngo urajya mu nzu za kode ngo nanjye nohereze amafaranga mpite nzikubwira leta imushishikariza yuko agomba nawe guhita yatanga kugira ngo atabishidikanya kuko ni hirya yaranamurushaho kuri telefone ariko ngo arimo arashaka gutumiza inkoko mba nditaye mu gutwi ndavuga wayihita utamutekaho imitwe nawe urabyumva ute wowe uwo mutwe wowe wizuke mwuka byarana byamurana imitwe rega iyi kampani y'imitwe rega ni gahunda mpaka tutazakira reka twarashyize byararangiye sawa reka tube dutegereje ko imvura icyo kigabanuke mbese kazi biteze amakuru y'iminsi ni meza mana yanjye ko ukeye urabibona ute mana yanjye kevi warakeye warasimbutse ahubwo se wandangiye akazi uragashaka ndagashaka ni ukuri ubushomeri bumereye nabi reka mva ntabwo ukabona we byakorohera n'uburokore bwawe ngaho kubera iki se akazi kacu ni ak'abantu mbega b'abasirimu reba nk'ibi bitambaro ubu wakora akazi dukora umeze gutya sha urakeye sha wandangiye oya bizakuzindure sheri yego kubera iki se oya abarokore nkamwe ntabwo twakorana yego ubu se ejo bundi pasiteri akubwiye ngo wihane se wavuka bivuga ntabwo byoroshye nyine ariko ubishatse byakunda bikuyemo ibyo by'uburokore yego sha ni ukuri urakeye mana urakeye bibaze ko mise numva ntacyo nakubwira sawa nyine ka ngende bizanzindura ndaza kugushaka sawa bayi uraho muzehe makuru imvura imfatiye hariya na nijoro kureba ni njyewe bohereje muri ya gahunda yo bajya gutumiza inkoko wazaga kubabwira yuko mugiye gutumiza inkoko bamuhinduye ninjye bashyizeho noneho rero nanjye kugira ngo nyine nkwereze kode y'uriya y'amafaranga hanyuma nyine umusibe ejo tukazikuzanira ukaze ko batatubwiye ku wundi batubwiraga ntabwo mbizi impamvu erega muba muri benshi ntabwo mwese babivamo ngo runaka ntabwo babivamo ntabwo babivamo ntibabibonera umwanya yego nuko bimeze rero ubyumvishe tubyakira bite muze nuko rero niko bimeze ko muze mbikubwira kanze mbahamagare mwumve mbese mabuja ya kode ngiye hote ni kangahe urayibagiwe ndayibagiwe yewe nayo mu 15 ariko buretse mbanze nkorere muzehe yego washaka ibihumbi bingahe washaka ibihumbi 10 muzehe reka mbaye nkorere muzehe inkoko zidashira muzehe andika kode urumva ko uyu nguyu umara ushaka inkoko byihutirwa urumva utindiganije yazi gutanga andika 15 niyo kode ushaka gutumiza inkoko zingahe Uganda tumize 5,000 5,000 ugura kuba 1,100 nawe urumva amafaranga uri bushyiro hita ugira vuba uyu nguyu mbone kumukorera wowe ngo ni 10,000 yego 15 kuki wowe ukiri mutoya sawa reka ngane na muzehe nuko bimeze rero amafaranga sijye vuba oya ndi kuyohereza ohereza vuba no kuyohereza none ngaho sawa rero ngaho geye